muraho neza. Ndagira ngo aka kanya ni ukuvuga ngo nsuhuze abarimu bo mu turere dukurikira Burera, Gakenke, Karongi, Kayonza, Kirehe, Muhanga, Musanze, Ngoma, Ngororero, Nyabihu, Nyagatare, Nyamasheke, Nyanza, Rubavu, Rulindo, Rutsiro na Rwamagana. Wambaza ngo ni ukubera iki nsuhujije aba barimu mbere y'uko wenda nanasuhuza abarimu bose bari mu turere 30 tugize igihugu. Aba barimu 2026 ni agatangaza bakoze ibintu by'umwihariko nk'uko REB yabitangaje. Yasabye abayobozi b'uturere yuko aba barimu bagera muri 38 bagomba guhanwa kubera bakoze amakosa yo gukopera ikizamini cy'akazi. REB yavuze ko kandi ibijyanye n'amakosa yabo bagomba guhanwa kandi bamara no kubihanirwa akarere cyangwa abayobozi b'uturere bakagaragaza uko bahanye abo barezi kandi babinyujije ndetse muri info@reb.rw bitarenze tariki ya 10 Nyakanga 2023. REB kandi nanone yongeye kuvuga yuko abo bakandida bagaragara kuri urwo rutonde basanzwe ari abarimu bakorera bahanwa na leta bagendeye ku makosa bakoze bubahirijwe amategeko, kandi raporo yuko babahaniye ikagaragazwa cyangwa igatangwa muri REB binyuze kuri info@reb.rw bitarenze tariki ya 10 Nyakanga 2023. Icyumvikana ahangaha nuko usanzwe atari umwarimu, ni ukuvuga ngo gukopera bita bingana nuko agomba guhabwa igihano cyo kumara igihe runaka atemerewe kuba wenda yakapurayinga muri mifotora akaba yaba afite limiti, ariko noneho buriya no kubikora noneho wigize ngana cya waruzi noneho n'iki tegeko rivuga cyane cyane ku barimu. Niyo mpamvu rero REB yasabye yuko uwari usanzwe ari umwarimu akagaragara kuri urutonde asabwe guhanwa ndetse bagendeye ku makosa yakoze hubahirijwe amategeko. Ubwo itegeko rero rihana mwarimu ku bijyanye no gukopera kandi yarabizi, ni ukuvuga ngo niryo bazubahiriza mu kubahana ndetse barangiza bakabirometa muri REB bitarenze tariki ya 10 Nyakanga 2023. Ni ukuvuga ngo rero iyi video iterwa inkunga na Kigali Best Solution Printing House. Ese wabuzi KBC icyo ari cyo? KBC Kigali Best Solution Printing House, sobanukirwa. Kimwe mu bihindura iyi si ahantu heza ho kuba ntabwo ari ububwiza bw'abantu, ibikorwa remezo bigezweho cyangwa se izi modoka nziza gusa. Oya, harimo n'ibi byapa bya rutura biriho amafoto meza biri hirya no hino ku mihanda. Harimo imyambaro ubona abantu bambaye iriho amafoto n'inyandiko bikozwe neza cyane. Wigeze na rimwe utekerezaho ibi bintu bikorerwa? Ibi bikorwa na kompanyi nka Kigali Best Solution Printing House, icapiro rigezweho kandi ribikora kinyamwuga. Bakora amafoto manini cyane ashyirwa ku byapa, mu biro, muri sale z'inama n'ahandi. Bakora ibitabo n'izindi nyandiko nka za kalendari. Bandika ku myambaro bakoresheje irangi cyangwa se ubudodo kubera ko bafite imashini zabugenewe kandi zigezweho. Bandika cyangwa se bagashyira amafoto ku bikoresho nk'amakaramu, imodoka, amatase. Bakora ibikombe cyangwa se ibihembo bihabwa bitwaye neza. Bakora amakarita y'ubwoko butandukanye arimo za badge ku bakozi n'abakoze ibirori. Ibyitwa branding byose cyangwa se kumenyekanisha ibikorwa bitandukanye babikora neza kurusha abandi bose wamenye. Kigali Best Solution Printing House ikorera mu mujyi wa Kigali rwagati, hepfo gato ya Tedio Mill, neza kuri Zebra Crossing ku muhanda werekeza kwa Ndamage. Ni mu nzu yo hejuru uzabona icyapa kinini cyanditseho Kigali Best Solution Printing House. Hamagara 07 88 30 76 69 cyangwa 07 88 44 26 76. Nahandi bagukorera neza uretse muri Kigali Best Solution Printing House. Niho honyine ushaka gukora ibintu biri karite kandi byiza ndetse ku giciro cyiza kandi kibanogeye. Reka tugaruke rero ku nkuru yacu ijyanye n'aba barimu bagiye guhanishwa igihano bitewe n'icy'amategeko ateganya. REB binyujije mu itangazo yasohoye urutonde rw'abarimu 38 bagomba guhanwa. Bivuga iti hashingiwe ku mabwiriza nomero 02 ku wa 22 akarongo kaberamye 12/2025 hashyizweho umukono na Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo yerekeye gushaka abakozi ba Leta mu ngingo yayo ya 5.1.2 ivuga uburyo bwo guhana abakandida bakopiye ibizamini by'akazi. REB nanone binyujije mu ibara irongera avuga ati hashingiwe kandi kuri raporo y'ibikorwa by'ibizamini by'akazi, kwigisha no kuyindi myanya yo mu buyobozi bw'amashuri. Bamwe mu bakandida basanzwe ari abarimu nk'uko bigaragara ku muyeka w'ibaruwa bahamwe bubahirijwe amabwiriza yavuzwe haruguru bitewe nuko bakopeye mu bizamini by'akazi ko kwigisha twakoresheje ku itariki ya mbere
kugeza tariki ya 9 z'ukwa gatandatu 2023. Iravuga uti mboneyeho nanone kubasaba ko abo bakandida bagaragara kuri urwo rutonde basanzwe ari abarimu bakorera leta bahanwa n'abakozi ba leta bakoze amakosa yo mu kazi hubahirijwe amategeko. Raporo igaragaza uko bahanwe igomba kuba yageze muri REB binyuze kuri info@reb.rw bitarenze tariki ya 10 Nyakanga 2026. Ku bindi bisobanuro nabaza Bwana Nagarama Jackson ni umuyobozi ushinzwe agashami k'imicungire y'abarimu ndetse hari na telefone ye kwibaruwa nkuko bigaragara. Ni ukuvuga ngo mwarimu yakoze ibintu bijyanye no gukopera kandi yarabizi neza kari ikibazo. Niyo mpamvu REB yabivuze neza yavuga ngo mboneyeho nanone ko basaba ko abo bakandida bagaragara kuri urwo rutonde basanzwe ari abarimu bakorera leta bahanwa n'abakozi ba leta bakoze amakosa yo mu kazi hubahirijwe amategeko. Ni ukuvuga ngo uwari usanzwe atari umwarimu ingingo ishobora kumuhana niyo muri mifota akagira igihe runaka ahabwa atongeye kuba yasaba cyangwa yarepoza ku mwanya runaka. Gusa rero ibi bintu bifite uburemere kuko Dr. Mbarushimana Nelson umuyobozi mukuru niwe wabihaye umugisha. Yabihaye umugisha ashyiraho umukono ndetse na kashe. Ikindi byanamenyeshejwe abayobozi bakuru muri REB, nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi, nyakubahwa Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo, nyakubahwa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, nyakubahwa umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Uburezi ndetse na bwana umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi. Iki kintu ntabwo cyoroshye kuko n'impamvu yaho iravuga ngo urutonde rw'abarimu bakopiye ibizamini by'akazi bagomba guhanwa. Urumva ko harimo icyaha ndetse bagomba no guhanwa biremereye. Sinabura no kubabwira yuko n'igifungo nacyo kigomba kuzamo da. Kubera yuko buriya iriya tegeko cyangwa aya mabwiriza nomero 02 yo kwa 22 akarongo 2012 akarongo 2022 icyo kintu rwose ntabwo cyaburamo kubera yuko nta makosa agomba guhanwa kandi bakurikije amategeko icyavuga. Rwose ntabwo byoroshye, niyo mpamvu umuntu azajya akora ibyo yikoreye. Nakomeje no kubibabwira ku bijyanye mbere na mbere buriya bamwe bagendaga babikora kuri psychometric ugasanga babonye towa bitewe nuko bakoraga violation cyangwa bakoraga nabi ibijyanye no kuba wakwaprayinga psychometric. Bibwiye yuko rero ubu naho badashobora gufatwa, ariko ni ukuvuga ngo mu kizamini cy'akazi kamera buriya nayo niyo mpamvu nayo ibiriho abagiye babona n'ibintu byinshi. Ntabwo wapfa rwose gucika leta bitewe n'iki gihe cy'iterambere leta igezemo cyangwa uyu muvuduko leta iri kugenderaho ku bijyanye n'ikoranabuhanga, kuko rwose nubwo utagiye gute na AI yagufata. Ubwo rero no kuvuga ngo twitonde kuri iyi ngingo nitujye tujya gukora ikintu tujye tugikora twubahirije amabwiriza ndetse n'amategeko, kandi ndetse mukomeze mukore subscribe kuri iyo channel kugira ngo mukomeze mumenye updates ndetse n'andi makuru mashyashya ajyanye n'uburezi ndetse n'ibindi bintu byinshi bigezweho.